uko byagenda kose buriya ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Ubwo naragiye njya gusaba akazi pe barakaduhaye ariko kari akazi k'ikiyede kandi ikiyede gisaba imbaraga. Urumva nabaga mu ishyamba ntago nari narariye, noneho wumva Imana ntago bakatwimye. Abandi bakozi bose babimye akazi barataha. Bigeze nko mu gihe cya saa yine tuhicaye twanze gutaha, baravuga ati ngaho nimujye mu kazi mukore. Tuba turakoze. Umunsi wa mbere umubyizi ndawucyuye, baducyura saa 12:30. Umunsi wa kabiri dusubirayo nkakora ntaha hehe Ishiro mu ishyamba. Ku munsi wa gatatu dusubirayo. Ku munsi wa kane, bigeze ku munsi wa gatanu batangira kugabanya abakozi. Baravuga ngo ubu tugiye gukoresha abantu bafite imbaraga zo kuri buterura ihene. Umuntu utabasha guterura ihene wese agomba gutaha. Ihene imeze gute? Ihene ni ikintu ni imbaho bafataga bagateranya, noneho bagashyiramo imisumari n'imbariro, bakazana ikibuye kinini cyane kingana n'ayo meza bakagiterekaho, mukagiterura muri babiri, mukajya kugihereza nyine umufundi, mukakijyana ku ishasiye nyine ahantu bari kubaka. Ubwo umuntu wagishoboraga baramurekaga agakomeza agakora. Nyine ni ikibuye kinini giterurwa kuri izo ngazi. Noneho barambwiye ngo ubwo se ngo wowe ngo urashobora guterura ririya buye n'indarishobora. Bampaye nyine umuntu w'umugabo ngo duterurane. Turariterura irya mbere, turarijyana, duterura irya kabiri, duterura irya gatatu. Baravuga ngo uwo ni mu mwihorera akomeza akore. Baranyihorera. Ndakora iminsi 10 iragera. Ndakora iminsi 15, bahemberaga iminsi 15. Iminsi 15 imaze kugera, baratubwiye ati yewe ntago guhemba turi buhembe, nimwongere mukora indi minsi 5 tuzabahembera iminsi 20. Noneho ubwo imvura iragwa uwo munsi nyine batari buduhembe. Imvura iragwa, hagwa imvura nyinshi cyane. Noneho saa 1 z'ijoro zigera, imvura ikiri kugwa ariho twugamye. Noneho wa muntu wanjyanye gusaba akazi abarambwiye ati rero ngwino dutahane mu rugo ahantu mba, tuzazana ejo mu gitondo tuje mu kazi bisanzwe. Ndamubwira nta kibazo. Ariko ku mutima n'Imana we, ubu nongeye kurara mu nzu koko? Ubu ngiye kurara mu nzu niyorose? Ubu nta mvura iri bwongere kunyagira, kuko nyine aho mu gihuru hari mu kwezi kwa 10. Imvura yaheraga mu gitondo igwa ikageza nimugorobeje ikazongera ikabyuka igwa. Kubera ko nyine Imana izi kurinda, sinigeze ndwara malariya, nta n'umusonga narwaye, nta n'indwara n'imwe narwaye, nahavuye ndi muzima. Ndavuga nti Imana, ubu ngiye kongera koko ngere mu nzu, mbe mu nzu, numva ubushyuhe bwo mu nzu ukuntu bumera. Turagenda tugera mu rugo nyine ahantu yabaga. Barambwiye ati noneho ngiye kuri butike guhaha. Ati fata aya masahani ubuyoza. Ati noneho ibi biryo byagagiye mu masafuriya ubifata ujye kubimena. Ndavuga ntivuga uvuye aha, ahubwo mbabarira ubu ugiye nkwereka ikintu ngiye kugukorera. Urumva nari nifite inzara yo mu magufwa, mba natatse bya biryo byagagiye. Ndavuganisha njya kwirira ibyo mu mufuka bamennyemo na pampa. None ngize amahirwe mbonye bitari mu mufuka ngo byagaze, ntigirayo nkwereke. Yaragiye ajya guhaha kuri butike. Mba negereye imiceri yagaze maze nk'iminsi 3 ndoshyeyo. Mba negereye ibirayi byagaze ndoshyeyo. Mba negereye ibisosi ndoshyeyo. Ndangije abaraje ati biryo se wabonye aho bimena? Nti nahabonye. Wabimennye mu nda? Mpa rwose nabimennye mu nda, ariko buriya ninabonye aho mbimena. Ubwo ndoza amasafuriya, ndakuba amasahane, turangije turateka. Tumaze guteka araruye, turariye, tumaze kurya turaryama. Ubwo tubyuka mu gitondo nka saa 12 tujya mu kazi. Dusubira mu kazi turakora,
noneho mba ngize amahirwe ndaporofise nanone mba nsubiye iwe nanone nyine ku munsi wa 16 turangije sinongera gutaha muri rya shyamba mba nongeye nsubiye iwe ya minsi 5 bavuze ko bazaduhemberamo yose nayimaze ndi kubiwe ntiyigeze anyirukana yambereye umwana mwiza pe ntabwo yanyirukanye iyo minsi yose nayimaze ndimo ndabiwe ntiyigeze anyirukana noneho ndangije ya minsi 20 igeze babavuze yuko bari buduhembe bamaze kuduhemba amafaranga amaze kuyafata nahise mvuga nti noneho reka nsubire mu ishyamba ngende njya kuzana igikapu cy'imyenda nishaka nje no gukodesha muri hoteli ntabwo ndi bwongere kujya kurara mu gihuru mfite amafaranga kuko bari bampembye amafaranga agera mu 50,000 kandi 50,000 by'icyo gihe yari nk'ibihumbi 300 by'ubu ngubu ndavuga ni ntago ndi bwongere kujya kurara mu gihuru mfite 50,000 reka njye kuzana igikapu cyanjye ahantu nagishyize noneho njye gushaka inzu nkodesha inzu ntangira ubuzima ubwo mba ndagiye nikubite hahandi mu rutare nararaga shansanga cya gikapu cy'imyenda cyose barakikoreye baragitwaye hari abantu nyine bari barangiriye impuhwe bampa amashuka niyorosaga muri urwo rutare amashuka barayatwara imyenda bari barampaye yo kwambara barayitwara amavuta nisigaga mbese igikapu cyose baragiterura barabijyana babijyanya agahinda karanyica ndarira ndavuga nti koko mana baranyibye ibintu byose babimaraho ntangirira kuri 0 abantu bamputwenda bampa n'igikapu bampa n'amashuka yo kuraramo none nabyo byose barongeye barabiteruye barabitwaye ubu ngiye kongera ubu si 50,000 ko ngiye guhera kuri 0 ndabiguramo imyenda mbiguremo igikapu ubu se biramarira iki agahinda karanyica ndarira agahinda karanyica umubabaro uranyica ndangije mba ngize ute mba ndahavuye mba ndamanutse n'agahinda ngeze mu nzira mba nkubitanye n'umuhanuzi ndi kwigendera kandi imbere abahanuzi nkiri mu ishyamba nari narababuze abarambwiye ati Imana irambwiye ngigukuye mu ruzerero ntimana ishimwe singe wahera n'ubundi ndisohotsemo ndagiye kabindi nabuki muzongere mu mbone ubwo mba ndagiye noneho kuko Imana yari maze kumbwira ko inkuye ku ruzerero nagiye gusaba icumba ahantu bararimpa nyine mu bantu twari duturanye ndaharara maze kuharara bwarakeye mu gitondo njya guhiga inzu ndayihiga pe ndanakoze neza ndayihiga ndayibona maze kuyibona mba ngiye ahantu aho bita nyine mu gakinjiro ka Gisozi bangiye kubera ko najyaga mparangurira nagiye kugura amashuka mu kiranguzo njya no kugura y'ibikoresho nyine mu kiranguzo mba ndagiye ngura amashuka mba ndagiye nguze matera kuko ntayo nari mfite mba nishyuye n'inzu maze kwishyura inzu mba nongeye gusubira kuri ka kazi nyine kuri yashasiye gukora icyenzeni ya kabiri mu icyenzeni ya kabiri bwo nayikoze mba mu nzu nkora iminsi 10 yonyine nkoze iminsi 10 akazi gatangira kuba gakeya batangira kugabanya bagabanyije nanjye bangabanyamo mu kungabanyamo baranyishyuye ntibanyambuye mpita ngenda y'amafaranga banyishyuye nyakuramo igishoro njya gucuruza njya kwicururiza ibisheke bino bisheke batema bino bisheke nyine batema bakabishyira mu ndobo mba ndagiye ndabiranguye ndabyikoreye nkajya nyine mbicuruza mu ndobo rwose pe nabigiriyemo umugisha amafaranga narayabonyemo ibyo kurya biraboneka ubuzima burahinduka ubuzima bumaze guhinduka nibwo Imana yahise igira ute nibwo yahise imbwira ati ibintu byo kuzunguza mu muhanda bubiparitse ugiye gukora iki yego ibintu byo kuzunguza mu muhanda bubiparitse ujye kunkorera umurimo niko yahise imbwira ngo kuzunguza mu muhanda nimba mbiparitse njye gukora umurimo wayo ubwo ibintu byo kuzunguza mu muhanda nsa naho
mba mbyihoreye kubikora ntangira kugira ute ntangira kujya gusengera abantu byonyine ubwo rero reka nse naho iki kiganiro cya mbere ngiparikiye ahangaha kino kiganiro ndumva ari iki ni igice cya gatatu mbahaye reka ngiparikira ahangaha ubutaha nzababwira ubundi buhamya bw'ukuntu banterereje inzoka n'inkuba nzakomerezaho n'ibindi muzabyumva baguterereje inzoka n'inkuba yego abarozi bigusiga uri muzima se ampaye binsiga ndi muzima ubundi reka mbatera amashiko mu kindi gice nta kibazo ngiye uraza kubimbwira nyuma ya kamera yego mu kindi gice cya kane nzababwira byinshi birahari byo kubabwira iki ni igice cya gatatu abakunzi bo kuri Muganga Clement ndabakunda Imana nibaha umugisha yego